nyirantoki wande umutware wanjye akaba ari rwubahiriza ni nyirantoki wande isekuru papa wanjye akaba ari ndibwami baziriyande ndibwami wande nyirantoki wande ndibwami wande ibisekuru cyakoze ndamenya ko ntabwo ubimenya Dawidi TV. Yes, ibihe byiza cyane kuri mwese mubana natwe umunsi ku munsi. Twifurize amahoro y'Imana, twizere ko mumeze neza mu buryo bugiye butandukanye. Nizere ko ibyo murimo byose biri kugenda neza, kandi ntangira nkubwira ngo niba utameze neza uyu munsi ugire kwihangana, umenye ko ejo n'ejo bundi bishobora guhinduka. Niba utameze neza mu buzima bwawe, niba ufite ikibazo cy'uburwayi, birashoboka ko umubiri wawe utakomereye neza, ariko ihangane muri isi niko bimera. Wizere Imana, usenge, n'ejo bundi bishobora guhinduka. Meze neza Dawi? Meze neza, ndashima Imana. Iyi foto waherukaga kuyifata ryari? Iyi foto simbibuka. Yegeze mikrofone. Ntabwo mbyibuka, ariko ndanezerewe mu mutima wanjye. Mu buryo mu buzima busanzwe ibiganiro njya nkora ariko uyu munsi ikintu kinshimishije ni uko uyu munsi wa none abo nakoranye nabo ikiganiro ari ababyeyi banjye. nicaranye na ubajije ikintu kimwe utangira kwibaraguzwa byinshi. Nabajije iyi foto ntabwo nibuka igihe nyiherukiye. Nshaka kuba nyiheruka wenda mama wanjye anteruye. Muhadufashe wenda iyi foto iheruka ryari? Ushaka wanamufasha kujya bize koro. Iyi foto iheruka ryari? iyi foto nyiheruka muteruye mubyara n'imyaka 20 irashize. Mudusubize nibyo nibarizaga. Ni byiza cyane rero, natangiraga nkubwira ngo niba utameze neza mu buzima ugire kwihangana. Hashize iminsi 15 ngana n'umukozi w'Imana Dawidi ambwira ko agiye kuzakora iminsi mikuru, ariko ambwira ko afite abashyitsi badasanzwe ari ababyeyi. Navuga ati wenda ari igihe tuzahurirana cyangwa se tuzagusura tukanababona kugira ngo ibintu bizarusheho kugenda neza cyane. Uyu munsi niho turi kumwe. Hagati ya papa na mama wawe abantu bakubwaga ko usa nande? Na papa wanjye. Oya se nibyo abantu badukurikiye baturebere. Kambashyiremo mwenyine turebe. Kurangaye muri byinshi cyane Dawi. Reba hano kuramo izo rinete. Kuramo izo rinete abantu batubwire bakubwaga ko usa nande? Bambwiraga ko nsa na papa wanjye. Abantu bamubonye bwa mbere bambwiye ko nsa na papa wanjye. Nta bakubwiye ko usa na mama? Nawe turasa ariko cyane ariko kandi na mama wanjye turasa, ariko urabona ko papa wanjye turasa wagira ngo ni mukuru wanjye. Oya uzi ngewe nkurikije ibyo ndi kubona. Umusana Miss we nyina amaso y'abantu agira uko areba, ariko bafite ubwende ibyo ari bashingiyeho. Ubwo mama wawe na mushobora gusamo, mushobora kuba musa mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Gusa mama wanjye icyo namukundiraga, icyo wagize icyo mukundira ndi n'umwana mutoya nakundaga, yagiraga ibirenge byiza, afite nyine itsike, nagiraga ikire mu bintu bitigeze bimbaho. Ndi umwana muto nakunze ko nagiraga agatsi keza, ariko nareba mama wanjye nawe ngabona afite akarenge keza. Uyu dutinda cyane mu magambo. Murase muheze mikrofone, muhe mikrofone niyo ndibandaho cyane. Mure neza mama? Yego. Namahoro. Namahoro.
neza turaho iriya mura niwe dushimira Imana biragenda neza biri kugenda. amazina yanyu nitwa bande? Njyewe nitwa Nyirantoki Antoniya. inde? Nyirantoki Antoniya. Nyirantoki Antoniya. Yego. Nyirantoki wande? Umutware wanjye akaba ari Rwubahiriza. ntabwo ari umutware. Ni Nyirantoki wande? Isekuru. Papa wanjye akaba ari Ndibwami Baziriyani. Ndibwami wande? Nyirantoki wa Ndibwami wa ibisekuru cyakoze ndamenya ko ntabwo ubimenye. Akomeze neza? ndi kumva ameze neza. Kigali wahabonye gute? I Kigali nahabonye ukundi kuntu rwose ni ibidasanzwe ibyo nabonye. Wakanga uje Kigali? Nibwo bwa mbere. Oya. Ni ubwa mbere. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 50. 50 n'umwe. Mu myaka 51 ni ubwa mbere uje mu mujyi wa Kigali? Nibwo bwa mbere. Umvaga ahantu hameze hano? Numvaga wumvaga bahavuga, wenda wumvaga kuri radio n'ahandi, umvaga ahantu hameze hate? Numvaga bahavuga nkagira ngo ni nk'iwacu, ariko nasanze hatandukanye n'iwacu. Nasanze hari ibintu byiza cyane. Yes. Niko. Convention ufite ubayi kujyanyeho? Dawe ntabwo wamugeza kuri convention? Baba we utamugeza kuri convention nijoro iri kwaka. Nawe kugerageza oya azagenda hageze. Agomba gutaha ageze kuri convention kabisa. Cyane kabisa. Hari ahantu henshi bataragera. Kigali okay, wari ukomeje ni byiza cyane. Utubwira mu Kigali wayibonye gute? Niki cyagutunguye cyane Kigali? Ikintu cyantunguye Kigali nahabonye amazu meza, amamodoka menshi, mbona umuhanda guri hejuru kuri etaje, imodoka ziri kugenda kure ku mataje. Ibyo byose byantangaje biranashimisha cyane. Imana igumugije cyane dusubize Dawidi. Imodoka zigendera hejuru y'amazu. Ni byiza cyane zigendera hejuru y'amazu, ariko Kigali niko bimeze. Zigendera hejuru y'amayetaje. N'umusaza nawe dusuhuze, ariko ashobora kuba udakunda kuvuga amagambo menshi papa. Aho neza? Muraho neza namwe? Ni amahoro. Ni amahoro. Amazina yanyu? Nitwa Rwubahiriza Gaspard. Ntawe gisekuru se ntuwe dukubitire nka 5 aho ngaho? Papa yitwa Faustine Semabuka. Mama yitwa Teresa Ntawuhungu Gwaje. Se wa papa dukubitire muri systeme neza y'igisekuru mu neza. Uri ruza gutyo mu minota ingahe bite birangira? Nduwa Faustine Semabuka. Faustine wa Ngerabega. Ngerabega? Ngerabega wa? Byo bikurikirana nabasha kwisi. Ni byiza cyane. Ubwo abantu bahise babyumva. Hari n'abantu baba bareba bata wenda basanga mufitanye n'isano. Ariko yise uvuga nk'ibisekuru nka 2 ahije mutamusanga muhuje nyine mukaba mwamenyana. Papa mwe mumeze mute? Yemwe twari turaho. Nase n'ubwambwe waze Kigali? Kigali? Kigali nahageze kera ndi mutoya. Afite nk'imyaka ingahe uze Kigali? Afite nk'imyaka 18. Uheruka Kigali ufite 18? Ubu ufite ingahe? Ubu navutse 64. Ubu ufite ingahe ubu? 58. 58. 18. Ubwo hashize imyaka 30 buriya se 40 yuzuye. Imyaka 40 udakanagira muri Kejeri. Kigali wayibonye gute? Yemera nabibonye mbese nageze i Kigali mbona atari hahandi narinzi, nasanze byarahindutse cyane. Wayumvaga gute mu busanzwe? Uburyo wayumvaga n'uburyo wayibonye, ni iki wumvaga wasanze kidahari, ni iki utumvaga wasanze gihari? Nk'icyo gihe cyacu ubundi gare ntabwo ari hariya i Nyabugogo.
yari hariya, yari hano mu isoko ndara twitaga ngo ni Nyarugenge, hajya mu Gakinjiro hari amazu make, ariko na n'uyu muntu atangiye nkihagera nabonye aho narize nta wambwira ngo ningene njye kuhareba nahamenya. aho wari uzi ni hehe? Ni byiza cyane rero. Niwe papa wa Dawidi wa nyawe wizewe neza wemewe n'amategeko? Ni umwana wanjye. Ni umwana wawe wa kangahe? Umwana wanjye wa gatatu. Wa gatatu? Akurikira abakobwa babiri. Ufite bangaho? Mfite abana 5. Abariho ni bangahe? Bose bariho. Bose bariho? Ni uwa gatatu? Ni uwa gatatu. Ni byiza cyane rero, turahuye nyine tugiye kuganira, kubona ko ifoto imeze neza cyane. Urabizi ko umwana wawe se Kigali yagafasha? Byashimishije cyane. Byagushimishije? Ufite icyamamare Kigali gitwika ku mbuga. Byashimishije. Ntabwo wari ubizi se? Nabyumvaga. Wabyumvaga hehe? Byabyo byose nabyumva nubwo yarari ino ntabwo tuririya twavuganaga kuri telefone. Ati Kigali nagafashe sha, mba ndi kuri za televiziyo abanyamakuru birwa iwanjye. Yego rwose nibyo, n'abandi hari abantu duturanye n'ubundi bazaga inaha bakanamubona bakanaganira bakatubwira baking n'abitwa baking love bose akatubwira amakuru ye. Bakavuga ati Dawidi ameze neza. Ari hashize igihe kingana gute mutabonana? Ari hasi y'imyaka 8. 8. Reka kaduhe mama ari buza kutubwira neza uburyo ibyo papa tubwiye nibyo cyangwa sibyo? ibyo ababwiye niko bimeze. Yaje Kigali atorotse. Yaje atorotse. Niba yamenye ibikombe ni ateruye umufuka w'ishyimbo. Dore ko abana icyo gihe imyaka 8 yose yarishize tutamubona, ariko muvuga. Yego. Mwumvaga kameje gutikaze umurebe neza, banza umurebe uburyo yahindutse, umbwira ati wahindutse ibi nibi. Umbwira ati wahindutse ibi nibi rwose. Imyaka 8 ni myinshi cyane. Imyaka 8 ndi kubona yarahindutse uko ntari imuzi. Yahindutse ukundi kuntu, mbetse Imana yamuhaye ubuzima bwiza. Imana yamuhaye ubuzima bwiza? Yego. Twagiye tuganira, mbwira ubuhamya bwe, tubwira ubuhamya bwe, uburyo yagiye abaho, hano yagiye abaho hose nyine mu myaka 8 kuza muri no Kigali. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. N'urugendo rwo nyine, ariko ni byiza cyane ubwo abashije kubona n'ababyeyi be, kandi mu myaka 8 Imana yaramurindiye ababyeyi kandi nawe ikamurinda. Ni ibintu bikomeye cyane. Dawi, fata mikrofone. Imyaka 8. 8 sha. Wabaye nka mwana w'ikirara. Ariko urabona ko wa mwana w'ikirara yageze ahagarukira ababyeyi. Ntabwo yagiye ngo ahere. Nanjye rero ntabwo naheze, gusa nyine nuzuye amashimwe mu mutima wanjye. Ndashimira Imana yakoze ibi, kandi tukaba tubisemana. Ntabwo arenze imyaka 3 bakoze ubu. Imyaka 3 ntabwo ari myinshi. Aiza mbwira ngo ni myinshi. Ureretswe. Ntabwo mbyeretswe, ariko isumbwa ati ni myinshi, ntabwo igomba kugeza sha. Gusa nshimiye Imana kubona hari hashize iyo myaka ingana gutyo, nubwo naciye mu bintu byinshi, nkaba mpuye n'ababyeyi banjye bansanga ahitirirwa kwa Dawidi iwanjye, ukaba bansanga iwanjye. Mama wanjye nibwo bwa mbere ageze i Kigali, urumva ni surprise mukoreye. Bazataha ryari? Bafite umugambi wo gutaha muri iki cyumweru turimo. Ejo uzajyane kwikumvisha.
nimugoroba iri oya kwaka nuko bajyana kuri uri convention kwaka nta byo kugenda Yeah. muri bisi moto Yeah, bareba Kigali neza kandi moto igenda gake. Dawidi TV.